Mwiriwe neza abanyarwandakazi ahantu hose muri mu mpande zose z'isi ndabaramutse ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe mbifurije umugisha gukomeza kubana namwe aho muherereye hose ndetse ubwiza bw'Imana bukomeze bubabeho. Yitwa Ishimwe Emeline wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko ubu ngubu akaba ari umukristo wemewe n'Imana kandi wemewe n'itorero. Kuba yarakoze ibyaha yenda abantu benshi bakamubona uko atarari ntabwo bikuraho yuko Imana itamubabariye cyangwa ntabwo bikuraho yuko Imana itamwejeje ngo imubabarire. Amaraso y'umwami Yesu Kristo yaviriye igorogota. Emeline rero ku munsi w'ejo bundi hashize yakoze ikiganiro avuga uburyo ki yari umusambanyi, yanywaga ibiyobyabwenge, yagenderaga mu tubari, yagendaga mu tubyiniriro, ariko ubu ngubu akaba ashima Imana ndetse akaba ari mu bantu bahamya Imana. Uyu Emeline yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze cyane cyane Instagram, aho abantu benshi bamukurikira barenga ibihumbi 60 barenga. Abantu benshi bishimiye ubu butumwa yanyujije kuri uru rubuga rwa Instagram ndetse rwose abishimira n'Imana yamubatuye. Ishimwe Emeline twamubonye mu bikorwa by'urukozasoni aho hagiye hanze video y'urukozasoni ariko ntabwo nigeze nyibona ariko ku mbuga nkoranyambaga byaciyeho. Rero Emeline bitewe n'ibyo yanyuzemo ndetse bibi cyane abantu benshi bamuzi muri iyo sura, ariko we yaje ashyiraho umucyo yemera yuko ibyo byaha yabikoze, yemera yuko yagandukiye Yesu, yemera yuko Yesu ari mwiza igihe cyose. Ubwo waba uri mu byaha bigiye bitandukanye cyangwa waba uri mu byaha bimeze gute, ntabwo Imana ijya ibura kukubabarira. Imana irakubabarira yarangiza ikakweza ikagutunganya. Ubundi izi mbuga nkoranyambaga iyo utazikoresheje neza hari igihe zigusiga isura mbi cyangwa nawe ugasanga ugendeye mu bintu bitari ngombwa, ariko iyo uzi icyo ushaka ukegera Imana ukayicira bugufiya, Imana ibasha kukumva kandi ikagutabarira igihe nyakuri. Ubwo tuba tugeze mu bibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, wowe ubona nyine kwiheba byanze ukabona se Mana kubera iki ari ngiye biri kubaho, ukagira kwiganyira kwinshi mu mutima wawe, hariya niho uba utangiye gucikira intege. Ariko ntuzacike intege ndakubujije, kuko mu buzima iyo ugomeza ustragoringa uhasoringa anytime ushobora kugenda neza cyangwa bikanga. Rero ntuzacike intege uvuga ngo Mana kubera iki bitari gukunda, igihe cyawe kizagera bikunde. Ntuzacike intege uzagomeze ugerageze. Rero Ishimwe Emeline abantu benshi bishimiye ubutumwa anyujije ku rubuga rwa Instagram, aho yavuze ngo abiherekezeza n'ijambo ry'Imana, avuga buryo ki yari umusambanyi kandi koko byaragiye n'ahagaragara, avuga buryo ki yari umusinzi kandi koko byaragaragaraga, avuga buryo ki yanywaga ibiyobyabwenge kandi koko byaragaragaraga, avuga buryo ki yagenderaga mu bidahesheje Imana icyubahiro kandi koko byaragaragaraga, avuga buryo ki yabatijwe mu mazi menshi akemera Yesu n'umwami n'umukiza yuko amutura mu mutima we. Nta cyaha rega Imana itababarira, nubwo cyaba gisa gute ari umukara tukutuku, nubwo cyaba waranyuze mu byaha bigiye bitandukanye, iyo wegereye Yesu, iyo wegereye Imana irakubabarira. Emeline rero yabiherekeje ijambo ry'Imana riri mu Bakorino ba 5:3, abiherekereza ijambo ry'Imana ashimira buri wese wamubaye hafi, ashimira buri wese ndetse n'abapasiteri babashije kumwereka inzira nziza akwiye kunyuramo, kandi akebura n'abandi bose bari mu byaha yuko babivamo, akebura n'abandi bose bari mu byaha yuko bakwera kugira ngo Yesu abababarire. Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi, Yesu arababarira, Yesu ni mwiza ibihe byose, Yesu agira neza ibihe byose. Rero wowe uba unkurikiye cyangwa wowe uba tubana umunsi ku munsi, Yesu arakuzi kandi yakugirira neza. Ntuzihebe, ntuzicuze, ntuzarorozinga uvuga ngo Mana kubera icyo ari ngewe ibi byose biri kuba. Oya, uzegere Yesu azakubabarira, nk'uko Emeline nawe yegereye Yesu akaba yaramubabariye, akaba ari icyaremwe gishya kandi avuze impundu yuko Imana ari nziza muri we kandi ayishishikariza na bagenzi be.
Ishimwe Merine rero ubu ngubu akaba ari umukobwa mwiza ukorera Imana kandi uzi ijambo ry'Imana. Ntibyagutungura agiye no kuruhimba akabwiriza, nuko nyine kubwiriza abantu bavuga ngo ibyo urimo ntabwo tubikunze, ibyo urimo wagiye mu gushayisha, wagiye mu byaha. Oya, kuriya uba umubona ahubwo we Imana ibimubona neza. Kuriya ushobora kuba uri kumubona ukavuga yuko ari umunyabyaha atababarirwa. Buriya Yesu we yarangije kumubabarira kandi yatuye muri we. Rero ikintu cya mbere umuntu akwiye gushya agaciro ni uko Yesu arababarira kandi yicaye ku ntebe y'imbabazi. Wowe uzamukiranukire gusa kandi umutunganyire gusa azakubabarira. Njye narabishimye cyane. Impamvu nabishimye ni iyihe? Kuba yarateye intambwe akavuga yuko yakoze ibyaha. Harimo abantu kuko Yesu yaravuze ngo igihe uriya muntu wari uri gusambana, uriya mugore wari uri gusambana, abantu bamuzaniye Yesu. Yesu yandika hasi arababwira ngo utarakora icyaha ninde ngo amutere ibuye. Umugore bamuzanye bazi yuko agiye kubambwa, ariko Yesu areba abantu bamuzanye arababwira ngo utarakora icyaha muri mwe namutera ibuye. Bose bumva ijambo Yesu avuze, barangije barihuta, bagenda buri wese utamenya aho aciye, kuko nabo barasambanaga. Kuba uwo mugore baramufashe bakamuzanira Yesu asambana, nabo harimo abo basambanye n'uwo mugore. Ni uko nyine bamufashe bakaza kumubambisha, ariko Yesu yandika hasi arababwira ngo, abwira uwo mugore aramubwira ngo ihagurukire wigendere, ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi. Iryo ni ijambo ry'Imana buri wese akwiye kugenderaho. Wowe uriya uri gutera ibuye, uriya uri kureba nabi, uriya uri kuvuga ngo ibyo bintu uri gukora ni ibiki, uri mu byaha, wagiye gushayisha. Oya, Yesu aravuga ngo muri mwe utarakora icyaha ninde ngo amutere ibuye. Rero dukwiye kwera, dukwiye kuba abakristo nyakuri kandi tukabasha kwiyeza ibyaha tuba twakoreye mu isi, ibyaha tuba twacumuyeho, ibyaha tuba twarebye tukareba tugacumura, tugakiza tugacumura, ariko Imana ikatugirira neza, ikatubatura, ikabasha kuba mu ruhande rwacu, nta mubisha watugereranywa nawe. Ngayo nguko rero Ishimwe Merine ari mu mujyo mwiza kandi ari mu murongo mwiza wo kwera imbuto zikwiriye abihannye, wo kwera imbuto akagenda azisanyiriza n'abandi. Hahirwa abari mu Mwami Yesu Kristo. Kandi Yesu yaravuze ngo 99 zizasubira inyuma, ariko imwe yonyine, intambwe imwe yonyine uba uteye niyo izakugeza ku ntsinzi yawe. Ngayo nguko amahoro y'Imana abane namwe kandi umugisha w'Imana ubane namwe mwese mudukurikira kandi mudukunda. Murakoze, murakarama.